rero umwe gusa umwe twatatse kuva na kare Padiri Rwasa Kirizanti nabuze amagambo mbivugamo nshaka kubishushanya nsanga nabwo sinize gushushanya ariko mu mutwe wanjye hajemo ikinyoni nkunda ikinyoni mu gifaransa bita pélican sinzi mu kinyarwanda uko cyitwa le pélican izwi nk'inyoni ndetse n'abakurambere b'abamisiyoneri bacu barayikoresheje cyane mu iyogezabutumwa izwiho ibintu bibiri ngo inzoka zanga abana zikunda kurya ibyana byayo ngo rero iyo le pélican ibonye inzoka ziriye abana bacyo yo iritaza ikaguruka ikajya mu kirere mu bicu yagera mu bicu ikirumagura none yikohereza amaraso yayo akanyanyagizwa ku byana byayo kugira ngo byongere bigarure ubuzima. Ça c'est le pélican. Padiri Rwasa ni nkwita le pélican ntugira ngo ndagututse urabizi ko nubundi dutebya nk'ababyara. Ikindi kintu izwiho nuko iyi nzara ibona inzara yisha abana bayo itabonye icyo kurya igira umunwa muremure cyane iritobagura gatuza kose maze ikajya ikabundikira ibyana byacyo maze ibyana bikagenda bikanyunyuza amaraso byaho yitobaguye maze inzara igashira. Ngiyi nyoni yitwa le pélican. Ariko hari igihe ngo amaraso ayishiramo rimwe na rimwe ikahagwa cyangwa se ikahazaharira ikabura ubwenge. Ngiyi nyoni yitwa le pélican. Niyo mpamvu mu muco w'abakirisitu yagiye igaragaza ubwitange bwa Yezu Kristo n'ubwitange bw'abakristo bose. Padi sinkwise le pélican niyo nabikwita sinaba ngo tutsi. Ariko nzi ko izo metode zayo wazikoresheje aho byabaga byakomeye waritobaguye pe wariruye urimara kugira ngo ubutumwa washinzwe bugende neza. Kandi n'ubu mureba ameze kuriya nta mukristo wabura misa Rwasa ahari nta mukristo ubura amasakaramentu Rwasa ahari. Rwasa ni buji yatse irashonga nyine kuko yaka. Rwasa ni pélican ni inyoni yagaburiye abana bayo ndetse rimwe na rimwe inzoka zabaruma ikajya mu kirere ikohereza amaraso yayo kugira ngo abana bayo bakire ubumara. Mbuza amagambo yo kuvuga umuvandimwe niyo mpamvu namwise icyo kinyoni ariko sinamututse namutakaga. Arakoze mu